Hey guys, ngiye kujya guhaha, ngiye kugendana namwe mbere ku kuntu mpaha isombe, ragwaye ibishyimbo n'urusenda. Guys, namaze kumenyera kugenda n'amaguru byatari ku buryo ariko hadakonje cyane, nubwo mubona hari neje hasi ariko ntabwo hakonje bikabije. By the way guys, reka mbavugishe mbareba. So, kuva nakora accident, nsigaye ngira n'ubwoba bwo kumva ko natwara. Uzi ko ahanini fa bien sûr faut d'abord kubanza kubona imodoka nshaka nyine nziza kandi iri muri budget yanjye, ariko uretse n'ibyo nsigaye ngira ubwoba, mba numva ntashobora gutwara. Umunsi nakoze accident nari ndi njyenyine, ntago c'est vrai que ntarabatera iyo story. Umuntu yarangonze, imodoka irangirika ku buryo isiba discarded, nyine itiba perte totale. Icyo gihe nyine ama airbags yarasohotse, irahumbana kuri kote yanjye, ariko navuyemo ntacyo mbaye. Kuri Imana ishimwe ko yandinze. Mfite ubwoba bwo gutwara, mba numva ngenda nanarepusa igihe cyo kugura indi modoka. Imana ishimwe nari ni njyenyine mu modoka guys. Iyo mati kumwe n'umuntu n'umwe akagira icyaba cyangwa agahamuka guys, nari kubyibabarira, none sinari buzongere no gukora kuri volo. Ariko you know what, wa mugani no kujya nari vugisha kandi kuvuga cyane wana abantu bumiwe, ariko nyine you know what, icyo ushaka urakiruhira, kandi ntabwo ijuru rizinjiramo abashoboye da. Twagezemo muri magaza, mwakoze kumperekeza. Aha niho ngurira ibintu by'Abanyafurika, voka imwe $3 atatu n'igice. Ngurira hano voka. Guys, iyi niyo sombe twe tugura isombe iri konjele. Yigize Imana ugasanga nta mabuye arimo. Hariyo njya ngura nkumva harasa nkarimo amabuye. Segiye ndagura dutatu rimwe. Hano niho mfata ibishyimbo, nkunda bino by'umutuku binini, ariko banza ngiye kugerageza utu duto natwo ndebe. Ibi by'umutuku bibyibushye ndabikunda kubera ukuntu bigira nyine bimeze neza, ndabikunda ukuntu. Sengerageza ibitora cyangwa mfate do. Urabona ukuntu bigura amadolari 10, amezi 2 ashize ibi bingana gutya nabiguraga nka 6. So guys, mumbwira ahantu iyi economy izagarukira. Dore amamesa guys, uko nguko niko tugura amamesa. Abari muri utu ducupa twagurya with the pan, hanyuma akabagura aya madolari, ariko nge ntago akabagura $4.29, ariko nge ntago nkoresha amamesa mu isombe zanjye. Ngiye nkunda gukoresha amavuta asanzwe with d'olive.
ngubu mvuye kugura ibyo ngura, kandi guys ntimwibagirwe kujya kureba kuri ya channel yanjye yindi y'Igifaransa, nayigiraho content nyine zitandukanye yo zo gukora imisatsi no kuvuga ku bijyanye na motherhood, yitwa Beautifully Mommying. Ni nk'iyi ngiyi ariko itariho Rwanda. Hey guys, mpagaze kuri area bus, reka mbere kukuntu isa. Ku bantu bazaza inaha ngaha ukuntu tureba bus ni gutya, sibyo? Reka mbibereke. Bus iyi ngiyi itangira kugenda saa 10 za mu gitondo, saa 10:54 kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, sibyo? Du lundi au vendredi. Ugenda ureba isaha hano n'umunsi hano, none ukagenda ureba iminota yayo igenda icaho. Tuvuge hano iracaho saa 7 n'umunota umwe, saa 7 n'iminota 11, saa 7 n'iminota 22 na 34, gutyo gutyo. Ni ukuvuga ngo izi zose ni bisi zigenda zicaho, kandi zose ni iyi ngiyi 33. Akenshi bayanditse hano hejuru 33 sud cyangwa 33 nord cyangwa west, bitewe naho ugiye. Najya gukonsiya niba udafite ugeze inaha yenda telefone yawe itari gukora, idafite wifi, utaragira connection ya hano, nawe ukonsiya kubyandika ku gipapuro, ukava mu rugo urebye inzira uri bufate. Nimba uri bufatira le bus 33 sud ukabyandika, wagera aho ugera, tuvuge nimba uri bugera ahantu ugahindura ugafata nka 140 west disons, nabyo ukabyandika. Nuko ukagenda wandika ngo 33 sud ugakora flash 140 ugakora flash, gutyo gutyo. Nanjye niko nagiye mbyiga kugira ngo utaza gutakara. Ya nari ndi kubabwira ni nuko usoma uko bus nyine icaho. Hari umuntu twigeze guhura nawe ngo yarakigera inahanga, hari kumbaza ati se ndajya gufata bus iragana he. Rero ntumuzagire ubwoba bwo kubaza. Niyo wavuga Igifaransa kitari aba neza cyane, niyo wavuga Icyongereza kitari aba neza cyane, upfa kuba gusa ukomunika umuntu akumva icyo ushatse kuvuga. Rero ntimuzinube kubaza umuntu. Niyo umuntu umwe wamubaza ukabona arakureba nk'iki bwihaze, ntibizabatera ubwoba, uzongera ubaza undi ukurikiye. Nimugire ngo ni ibintu bya hatari ku buryo bisi zinaha zihora zisa neza. Murebe ukuntu hano haba hasa muri vere, bisi ziba zisa uko zishakiye. Guys, reka mbereke ibintu naguze amadolari 52, isombe 2 na epinare 3. Hanyuma ni ututu. Tekereza ko uyu munsi ubungubu ndangije kuvloginga, nzongera kuvloginga ejo ndimo ndateka. Bereke n'ukuntu umunsi wanjye ugenda iyo ndi mu kazi, mbereke n'ukuntu nteka isombe. So yeah guys, mbibutse yuko mfite indi YouTube channel ya Beautifully Mommying y'Igifaransa. Nimba ushaka kujyaho ukareba ibyo nkoreraho, naho ni karibu. Mvuga Igifaransa, mvuga mu Gifaransa. Mbere yari mu Cyongereza ariko ubungubu nsigaye mbikora mu Gifaransa. Hey guys, nangiye gukora ni saa 2:07. Turaza kwirirwa na mbere kuko biza kugenda igihe biri bumfate kugira ngo neke. Uyu munsi ngomba gukora, ngomba guteka, nkahisha abana batarava kuri garderie kugira ngo nibavayo mboze mbagaburire baryame. Mbere ya gahunda yanjye turi kumwe. Rero ahangaha nari mfite ibitotsi, umva ibitotsi byari bimereye nabi kubera ko hano twari tutaratangira kujya dufata amapere. Iyo harimo amapere yenda byibuze ubuvuga utari murasinzira, ariko hano twari tukiri muri formation tutaratangira kujya dufata amapere. Rero niyo mpamvu mubona ibitotsi byari binyeshe kuko ubu kanuriye ordinateur uri gusoma gusa. Uku nguko niko biba bisa. Tuba turi mu nama, turi abantu benshi, urabona ko harimo abantu 23, nanjye umutwe wanjye uri hariya. Hey guys, ubu ngubu ngiye muri pause ya saa 4. Hano rero nari maze kujya muri pause, cyari igihe cya pause. Muri pause niho njya niyaranja nkakora vaisselle nimba ari vaisselle hari, cyangwa nkatangira guteka nimba hari byo guteka bihari. Ubu rero nari ngiye muri pause ya mbere, ntangira kujya guteka. Ubu nari ngiye kubanza ngo mpumbike ibishyimbo.
ahangaha rero ndimo ndakata isashi ibamo isombe. Urabanza ukoza isashi kuko hari igihe ukora ku isashi ugatransfera umwanda wari uri ku isashi ujya ku isombe. Rero ni byiza kubanza koza isashi ukayoza neza, hanyuma ugabona gukata undi ugakuramo isombe. Hanyuma rero ngewe nongeramo utuzi dukeya kubera ko iyo bimaze kuyonga bikreye amazi yabyo. Rero nshyiramo utuzi dukeya kugira ngo bitangire bitogote. Noneho ku ruhande nk'uko mubibona ndimo ndategura amazi muri bouilloire, muri keto, kugira ngo nze kuyakoresha nyongera mu isombe cyangwa mu bishyimbo uko bigenda bishya. Ubu ngubu maze gushyiraho isombe, maze gushyiraho ibishyimbo, ntegereje ko bitangira gushyuha maze dekongele. Ndashyiramo minuteur isaha ya mbere irangiye, shyiramo inyama. Ariko ufite ibinono, ufite amagufwa, umurizo w'inka ushobora kubishyiriramo rimwe, isombe n'umurizo w'inka cyangwa se amagufwa yari yose ufite ukabishyiriramo rimwe kugira ngo bishye neza. Ariko ngewe kuko mfite inyama zoroheje zirimo akagufwa ariko karoroheje, ntago ari nk'ikinono ugomba guterekamo ugitangira guteka isombe. So twebwe ngewe uko mbigenza, mfite inyama zoroheje nzishyiramo ku isaha ya kabiri. Isaha ya kabiri wongeramo inyama, ibirungo by'imboga, juste aubergine na epinari. Isaha ya kabiri turongeramo ibirungo by'imboga. Isaha ya gatatu twongeramo ibirungo by'amafu. Twamaze tugendane, ibintu byanjye byari biguye. Hano rero ngiye gutangira gutogosa ibishyimbo. Mu bishyimbo kubera ko hano tuba mu mazu mato mato afunganye, ushyiramo igitunguru. Iyo ni hack bopero wanjye yanyigishije. Ushyira igitunguru hejuru kugira ngo ibishyimbo bitaza gutomera ngo binuke nyine mu nzu cyane. Niyo waba ufite ahantu hanini ni byiza gushyiramo igitunguru kugira ngo bigabanye umunuko w'ibishyimbo mu nzu. Nako ntago ari umunuko, ni umuhumuro. Hanyuma nongeramo amavuta n'umunyu iyo mbitogosa. So guys, nangije kongeramo inyama, tugiye kubireka bitogote iyindi saha. Nyuma yo kureka isombe igatogota iyindi saha, ubu tugeze mu isaha ya gatatu. Mu isaha ya gatatu nongeramo olive oil, nongeramo bouillon de poulet, ibirungo byose by'amafu muri makeya. Ubundi nimba ukoresha amamesa nkeka wayongeramo kare, ariko ngiye nyongeramo ku isaha ya nyuma. Mba mfite amasaha 3 yo gukora isombe, hanyuma nongeramo olive oil ndangije ku isaha ya nyuma, igihe nongeye kongeramo n'ibirungo by'amafu. Hano ngiye gukaranga amamita mfite nkuko mubibona nari ntetse ibintu bibiri icyarimwe. Rero hano nari gutegura ibitunguru byo kugira ngo mbashe gukaranga ibishyimbo byanjye. Muri iyi nzu dukunda ibishyimbo, ngiye kuva nkiri mutoya ahantu hose nagiye mva ibishyimbo byahoraga biri muri menu. Rero ya buri munsi kabisa. Rero ibishyimbo nakuze mbikunda, na n'ubu ndacyabikunda. Nitore yanjye yuko nyine mbigaburira umuryango wanjye nawo bakunda cyane iyo bikaranze. So yeah guys, ahangaha ndahishije, ndimo ndarurira abana. Bana isombe yavuyemo iryoshye byatari, abana barayikunze. Umva kera isombe yanteraga ubwoba, mvuga ni mana yanjye nzamenya ryari guteka isombe, ariko mana yanjye mbona narabimenye. Ndashima Imana kabisa uko ni ikintu cyanteraga ubunebwe. Ariko ino metode yo kwikora mu masaha 3 birafasha byahatari. Amasaha 3 ukaburangije guteka isombe yawe. Ndahageze guys, ku bantu bari muri Montreal mukaba mudafite urusengero nyine ruri presi mujya gusengerayo, ni karibu muri Shekina. Adresse ni 4000 de Courtrai. Niba nta rusengero urabona muri iki gihugu, nyine urusengero ruri fix, uzasudusure niwumva mwuka wera kuyobora kuhaguma, uzagumane natwe, right? So yeah, twahageze. Bonjour. Il fait froid. Je vais pas regarder la météo avant de sortir. So winjiye urazamuka.
Hey guys, twongere tuganire. Imbeho iranyishe, dore uriya mudamu arimo arakura hariya neje. Mva neje yishe abantu. Twongere tuganire mu gihe ntaragera mu rugo kuko nkeneye umuntu unganiriza. Nako umuntu unganiriza yewe kwivugana ni hatari. So ya guys, mvuye muri korari, muri repetition ya korari. Bwari ubwa mbere ngiye muri repetition njyenyine, kandi bwari ubwa mbere ngiye muri repetition kuva natakaza imodoka. Kandi ndumva rwose Imana no kuri komeza ibimfashemo kuko nibyoroshye kuva ahantu ntuye kagenda muri bus. So nibyoroshye ariko birakoreka, ntabwo ari separation du monde. So randetse gatambuka. So guys, oh my god, ibi ni byo bibazo rero by'amanuza by'amamodoka. Umuntu ndetse ndatambuka bari bamugonze, kandi uwazamukaga yagendaga yiruka byatari. So ibi nabyo birantera ubwoba bwo gutwara pe. Nubwo ndi kuvuga ngo imodoka ariko nanone yewe ariko nyine Imana nirinda, sibyo nakundi. So guys, imbeho iranyishe, inzara iranyishe, mbega ubu ngubu kugera mu rugo nkakora ibyo kurya, nkagaburira abana bakaryama, ubundi nanjye nkiyitaho. Numa ndi ndafata sieste cyangwa numa ndi buhite ntangira nka travaya kuri video zizasohoka iki cyumweru mu gihe abana baryamye, cyangwa ntaza gutakaza umwanya kugira ngo ndeke ndibere espace muri telefone. So guys, iyo niyo gahunda, ni ukugera mu rugo, gukora ibyo kurya, kugaburira abana, kubaryamisha, nanjye nkiyitaho, nkafata agakafe. Oh my god, kafe cyangwa icyayi ni ibintu nkeneye pe. Oh my gosh, ndahageze. Mwakoze kugendana nanjye. Nishaka nzanya ndekare kuri eglise kugira ngo nihindure, nzifubika nk'ikigori. Guys, turi kumwe rero naho mu kanya. Peace. Guys, nyuma y'iminsi mike naje kujya muri Costco. Oh my god, nungutse ubwenge, umva nari ntaratekereza mbere y'iki gihe n'igihe cyose maze njya muri za Costco. Rero hano hari Costco z'abantu basanzwe, hakaba na Costco z'ama entreprise. No kuvuga ngo ushaka ufite nka kioske kawe, inaha babyita dépanneur, ushaka ufite nka dépanneur cyangwa kioske yawe, noneho ukaba wajya kurangura muri Costco ya entreprise. Ariko n'abantu basanzwe bakaba bafite uburenganzira bwo kujya guhaha ahantu nk'aho ngaho. Rero sinzi ukuntu naguye kuri ro mifuka y'ibintu. Ndavuga ko ubundi uzi ko umuntu yajya agura imifuka y'ibishyimbo, imifuka y'imiceri, imifuka y'ibindi bintu byari byose, lentille, nk'izi ni lentille mubona hano, na ziriya za orange nazo ni lentille. Ukaba wagura imifuka nk'iyi ngiyi ukagenda ukayistationa mu rugo kabisa, ukayistoka, ukayikubuta iwawe, wazongera kujya guhaha ibintu nk'ibyo nyuma y'amezi nkangahe se n'atandatu yashira utarongera gukenera kujya kugura lentille. Cyangwa kandi lentille ngiye ni ibintu umuresha cyane kubera yuko ni nziza ku bana, ni nziza mu masupe, ni nziza kuzikora ubwazo, nk'imboga warisha umuceri n'inyama. Ubwo rero nagiyeyo ewana binyungura ubwenge. Iyi ngiyi muri kubona hano y'umuhondo ni ifu y'ubugari, tuyita semoule, nayo ndayikoresha cyane, nibwo bugari turya inaha ngaha. Isashi y'ibiro 10 kuri 26. So it's a really good deal kuza kugura ibintu byinshi hamwe mutahana. Hano hari poishish. Je pense que ndi bufate imwe kugira ngo njye. I think ndayifashe.
hari n'ibishyimbo bya gutya kubaya, hari na haricot aux yeux noirs, hari c'est really good deal kuza hano. Iyi graine de quinoa, quinoa iri kuri 10 nangahe. Good deal guys. Reba isukari ukuntu ingana, uri nk'umunyeshuri wibana amadolari 30 kuri iyi sukari. Usanga amasukari ashira vuba, iyo noneho yakumaza n'ukwezi uramutse ebana wajya umara n'ukwezi. Hano n'umugabo nimba ariko nyiyenzaho sinzi gahunda ye, ari kunshi uruhande n'ikimashini cye, ariko umva uri umunyeshuri noneho wajya ugura ibi ngibi byakumaza n'amezi ane neza cyane, ane anarengeje ane. Hubu nk'ibishyimbo wibana, ibishyimbo urya ntabwo byari ibintu byinshi cyane, ibintu by'amalantille ni nziza cyane kuri sante. Ndabizi ko iwacu mu Rwanda tutazimenyereye, ariko lantille z'umutuku n'iz'icyatsi ni nziza cyane kuri sante, kandi bituma uhinduranya ukajya ukora ibintu bitandukanye. Nyine hari ibyo bita kwashish, hari umuceri wajya ugura umufuka w'umuceri w'ibiro 8. Oh guys, ngiye kubereka ukuntu budgeta, ngiye kubereka ukuntu umuntu budgeta, ngiye kujya nza guhahira hano. Ubu nanjye nibwo nkibimenya, ubundi najyaga muri Costco isanzwe, ariko aho ndi ni ahantu ama entreprise aza guhahira. C'est vrai que tuvuge urebye nk'umufuka w'ibishyimbo usanga ari amadolari 25 cyangwa 6 wongeyeho tax. Urumva ubibaze nyine yenda ko muri magazin ubigura nk'amadolari 5, ariko ntago bigutinza, ntago bitinda. Rero urabi budget ukavuga ati ku kwezi ndakoresha yangaye, ukaza ukagura ibintu by'imifuka myinshi, hanyuma ukabika. Surtout mu bintu bidapfa bitabora, ibintu biri dry byumye nk'ibishyimbo, ibintu nk'ibyo, imiceri n'iki, uraza ukabigura ari byinshi ukabipanga mu rugo, ukazongera kugaruka muri Costco hashize nk'amezi 6. Ni ukuri ibintu mbonye hano, mbonye ari hatari. Deja twe turi bane dushobora kubikoresha byubuza nk'amezi 4 agashira ntaragaruka muri Costco guhaha ibyo bintu. Rero ni good deal. Anyway, reka nkomeze mpahe. Guys, mbonye iki giciro numva ngize umutima urandiye. Guys, iyi ni sabune yo kumesa, ariko mu minsi ishize yari ku madolari 18. None reba iri kuri hafi 30, hafi 22, kandi urabona iri kuri 17 kubera ko bayagabanyije, ariko yahoze kuri 22 ya 21 n'ibice 99. Urumva ni menshi. Oh my gosh, ibintu byarahindutse mana we. Iyi ngiyi mperuka kuyigura nyine ikiri kuri 18, ariko nta gihe kinini gishize, nta n'amezi ashize. Nimba hashize menshi ni nkane gutyo cyane. Antuka biteye ubwoba. Muri 2021 yari kuri 18, none igeze kuri 21. Umva nibyo muri Canada ndabona bihenze, nuko byibuza umugani wanyu umuntu abasha kubona akazi, ariko ayo baguhembye nyine murabona ukuntu ahita agenda. Ariko sinakwitotomba kuko byibuza umuntu abasha kubona akazi nyine agakora, ntabwo ari kimwe no kuba wabaho utanafite n'akazi. Ubwo igihe cyose nje guhaha numva ntangaye. Ndimo ndabacishirizamo nkabashyiramo ka vlog kagufiya, kubera yuko nabonye mudakunda cyane vlog, ariko ngiye nkunda nyine kwiganira. Hari bamwe na bamwe bazikunda, ariko abenshi n'abatazikunda. Rero kugira ngo niganirire n'ababikunda n'abakunda kureba vlog zanjye, akunda kureba nyine la vraie vie en direct, nyine nshishamo ngafata utuvloge dutoya nk'utungutu. Kandi nanjye ndabikunda gukora amavideo nkayo, ambera njya nsubiramo nkayumva. Hari igihe nicara nyine nkasubiramo nkayumva, nkumva arimo aramfasha, nkumva arimo aranyigisha, kandi ari njye wabivuze muri video. Rero guys, nimba mushaka kwiga, I think nzajya nkora amavideo nkayo yigisha uburyo wabaho ariko utangiza, wabaho muri iki gihugu utangiza kandi ukabasha kwekonomiza. Nicyo kintu nshaka kwigana namwe mu minsi iri imbere. So yeah, abadakunda vlog, I'm so sorry, ariko nkunda gukora vlog byatari, kubera ko
nicyo ufite au départ nicyo kintu nakundaga cyane gukora ibintu by'ama vlog kubera ku buzima bwa buri munsi naje nko guhaha nkabakorera nk'aka conversation kameze gutya abantu babikunda muzajye mubireba batabikunda ntacyo muzajya mwirebera zira video zindi nkora nabyo nta kibazo ariko ni mushaka kwiga uburyo nyine umuntu abinaha ukuntu umuntu ahaha n'ibiki byose twajya tubyigana kuko nanjye ngenda ndekuvura utuntu duke nyine uko tugenda twavanse. So yeah guys, ubundi ndaza kubereka amafaranga byamfashe nyuma yaho. Okay. Aha rero niho video yacu irangiriye y'uno munsi, nizere ko mwayikunze mwinjoyinze hari icyo yenda mwakuyemo. Mwakoze cyane kwireba kugeza irangiye. Imana ibahe umugisha naho muri video y'ubutaha. Bizu, bye bye.